iyo urimo gukura rero babyita kuvutira. Inka bayivutira niko bayibyaza, niko byitwa. Ukaba ushaka kubwira ukama umukamyi uti gera vuba cyangwa kama n'ingoga, ntabwo ariko bivuga mu Kinyarwanda. Baravuga ngo kama kera. Byitwa umurimo. Ni ukuvuga mu Kinyarwanda cyuzuye n'umurimo. Buriya iyo ukoresha ijambo akazi, ndi ku kazi, ndimo ndajya ku kazi, mvuye ku kazi, uba urimo gukoresha ururimi rw'Igiswahili. Inshuti za Bakunda TV, muraho neza. Tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Turabakunda, tujya ngo tuganire kugira ngo dufashanye mu kugira imivugire myiza inoze kuri rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda ndetse n'umuco wacu. Bityo rero mujye mudufasha namwe kutwungurana ibitekerezo kugira ngo dufashanye. Uyu munsi turababwira n'ubundi nk'uko bisanzwe, turabakora ikiganiro kigufiya kivuga bimwe magambo makeya twakoresha mu mvugo ndetse n'ibindi yenda byo hambere, imvugo zo hambere mutaziho, tubagezaho uyu munsi. Mu Kinyarwanda urabizi ko mu Kinyarwanda cyacu cyo hambere inka n'ubukungu bwari ubukungu bufatirwaho cyane, bityo asanga hari imigenzo myinshi cyangwa imivugire myinshi ariko ikomoza ku nka. Inka rero ko mubizi, inka irahaka. Inka ntabwo twita. Inka irahaka. Inka rero umunsi wo kubyara hari uburyo babyaza inka nk'uko n'umuntu bamubyaza. Iyo babyaza inka, iyo urimo kuyifasha, inka iyo ibyara iyayo ibanza inkoni ariyo maboko. Habanza amaboko, ariko mu Kinyarwanda yitwa inkoni. Noneho iyo irimo kubyara ukayifasha, urimo kuyibyaza, ntabwo babyita kurimo kubyaza cyangwa urimo kuyikurura. Bafata za nkoni ariyo maboko yayo, ariko ni inkoni ko zitwa mu Kinyarwanda. Iyo irimo kuyifasha ukurura, nabyo bigira uburyo bikorwamo. Si upfa kurura uko ubonye, ni nk'uko umugore utapfa kurura ubyaza umwana uko ubonye. Iyo urimo gukura rero babyita kuvutira. Inka bayivutira niko bayibyaza, niko byitwa. Iyo imaze kubyara rero, muri uwo mwanya ikibyara cyangwa se cya gihe iya itarakomera neza, yitwa incamutwe, ntabwo yitwa uruhinja cyangwa akana. Oya, yitwa incamutwe. Hanyuma iyo imaze gukomera, ko itangiye gukomera, kasimba kakinaho, iba ari umutavu. Ubwo butaha tuzababwira ibindi byiciro ku nka. Hanyuma ikindi, iyo barimo gukama inka, ukaba ushaka kubwira ukama umukamyi uti gera vuba cyangwa kama n'ingoga, ntabwo ariko bivuga mu Kinyarwanda. Baravuga ngo kama kera. Uko niko bavuga iyo babwira umuntu ngo nakame vuba cyangwa se najya n'ingoga mu byo yakoraga ariko arimo gukama, baravuga ngo kama kera. Tugiye mu cya cyiciro cyacu kindi, cy'abavuga ntibavuga. Ntibavuga bavuga. Uyu munsi turabagezaho ko batavuga ngo ndi kuza, ahubwo baravuga ngo ndimo kuza. Ntabwo bavuga ngo ndi kuza, nongere mbisubiremo, bavuga ngo ndimo kuza. Hanyuma nta nubwo bavuga ngo akazi. Muri kino gihe abantu benshi bakoresha ijambo akazi. Ngiye ku kazi, mvuye ku kazi, ndi ku kazi, ariko burya si Kinyarwanda. Mu Kinyarwanda nyirizina byitwa umurimo. Niyo leta yasohoye itangazo n'umuze mubibona niyo batanze konje, ntabwo bavuga ngo minisitiri w'akazi, bavuga minisitiri w'umurimo n'abakozi. Byitwa umurimo.
ni ukuvuga mu kinyarwanda cyuzuye n'umurimo. Buriya iyo ukoresha ijambo akazi, ndi ku kazi, ndimo ndajya ku kazi, mvuye ku kazi, uba urimo gukoresha ururimi rw'igiswahili. Murakoze cyane inshuti za Bakunda TV, tuzabageza iki kiganiro ubutaha, twamaze tubane, turabakunda cyane, mu inshuti nziza, Imana ibahe umugisha.